umugabo we yamaze kubona umugore, ariko abagabo haracyari 7,000. naho ubona amahitamo yawe ari yariye, ariko Imana niyo izi umugisha wawe. naho ubona ibihe byanze, ariko Imana niyo mutabazi wawe. Uhambiranywe n'Uwiteka. ariko urumva iryo jambo we, uhambiranywe n'Uwiteka. nta muntu ubasha kukumatura hamwe n'Uwiteka kuko murahambiranye. ukurwanya azaba arwanyije Imana, uzarwanya Imana azaba akurwanyije. wamaze kuba umwe n'Imana, wamaze kuba umwe na Kristo, ntago uri isambu bahiramo ibyatsi uko bashatse. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, turaguhamagaye twese umukumbi wawe. abaririmbyi duciye bugufi, abanyamasengesho turarambaraye. abapapa, abamama, abasore n'abakobwa, twese ducishijwe bugufi, turatsinzwe mu mitima yacu n'ibihe twanyuzemo. ongera uze mu buzima bwacu, ongera uze mu ngo zacu, ongera uze mu mishinga yacu, ongera uze mu bitekerezo byacu, ongera uze. imitima yacu irakingutse ngo winjire, uze utugirire neza, uze uturengere. haleluya. ngo ibyo twakora byose n'ubwenge bwacu bwose, ngo naho agahinda kasaza, naho imibabaro yarangira, naho ingorane zaba zivuyeho, ibyo ngibyo ntacyo byatumarira. ariko twizeye umusaraba, kuko ari wo twiringiye, ari wo twahungiyeho. mwami we, nyemerera uturebane amaso y'imbabazi kubw'uyu munsi n'imbabazi, kubw'uyu munsi n'imbaraga, kubw'uyu munsi n'urukundo, kubw'uyu munsi n'amashimwe. tugukomeye amashyi twuje urukundo kubw'umugambi wawe mwiza dufiteho Yesu. amen, 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 amen. Imana yacu iduhana umugisha, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. manje gushimira Imana yaduhaye ibihe byiza. nongeye gushimira namwe umwuka yararitse kuba imbere muri aya materaniro, mukaba mwabonetse. Imana ibampera umugisha. nongeye gushima Imana mu masengesho twasenze ku mugoroba. igitangaza ngewe burya nakiraranye. haleluya. nkiva ahangaha hari ubutumwa nari ntegereje igihe kinini cyane, ndetse nabisengeye n'igihe kinini cyane. hari hashije nk'ibyumweru 2 byanarenga icyo kintu nkisengera, ariko kuba imbere y'Imana ntibigira uko bisa. maze gusohoka mu nzu y'Imana, nahise mpurana cya gisubizo nasabye Imana. ndongeye ndashima Imana ko muri iki gitondo habayeho igitondo cy'impinduka. haleluya. narebye muri telefone ndavuga, iyi nimero yampamagaye ni yande? so nyihamagaye, nanone Imana hari umutwaro munini cyane uremereye yongeye kururutsa, nawe wandizaga wari umaze igihe kitari munsi y'amezi 4. Imana ihabwe icyubahiro. kuri uyu mwanya rero ndashimiye abaririmbyi baririmbye neza cyane, baririmbye indirimbo zongera kubaka umutima wanjye, baririmbye indirimbo zongera kunkomeza muri uru rugendo rujya mu ijuru. Imana ibahereza umugisha, abatoya n'abakuru. muri uyu mwanya mwiza twongeye guhabwa iyo okaziyo yo guhagarara imbere y'amateraniro y'abera tuvuga ijambo ry'Imana. kwivuga ni umuco w'abakiranutsi. ku mazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. ndabakunda mwese kandi Imana ibishimire. ndagira ngo dusangire amagambo y'Imana nk'uko aboneka mu byakozwe n'intumwa igice kimwe. tugiye gusoma umurongo waho wa 8. umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. haleluya. Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa haleluya basubira i Yerusalemu. haleluya. bwira mugenzi wawe ngo Prophet Ezekiel aragusuhuje, komera.
mubwira ngo uyu munsi ntumbere igisitaza ahubwo umbere imbaraga. Niba nta kibazo ufite mu maboko yawe, Kristo akaba yakinguye ibihe, mfashe tuzamure iki kiganza cy'iburyo. Yo, haleluya, 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 haleluya we, yo, haleluya. Haleluya yirukana abadayimoni. Kandi ndimo ndabona imbaraga z'umwuka mubi zirimo zihunga inzira zawe. Ndimo ndabona imbaraga z'umwuka wera zirimo zigusatira. Ndimo ndabona gukora kw'Imana kukwegera. Ndimo ndabona neza y'Imana ikugagiye. Ndimo ndabona imbaraga z'abamarayika bakugose. Haleluya, haleluya. Niba uri mu mwuka vuga amen. Amen igiye gukingura inzira uri gucamo. Amen igiye gukingura. Oh, haleluya. Mani tugirire neza cyane. Reka bahageze dusome Ibyakozwe n'Intumwa igice kimwe, umurongo waho n'uwa mbere, umurongo waho n'uwa 8 tugiye gusoma. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Imana iduhana umugisha. Mana, kubwira ijambo ukize imitima yacu, urokore abakwiriye kurokoka, kandi utabara abakwiriye gutabarwa. Amavuta yawe n'imigisha yawe n'imbaraga biguturukaho bitwuzure mu izina ryawe. Urakoze, amen. Haleluya. Iri jambo dusomye ni verse imwe cyangwa se ni igice kimwe ariko gifite amagambo menshi cyane. Ndagira ngo tuganire ku jambo imbaraga. Haleluya. Iyo umuntu avuze imbaraga, hari uhita yumva imbaraga zo guterura. Haleluya. Gahita yumva imbaraga zo kwikorera. Agahita yumva imbaraga zo kurwana. Haleluya. Undi agahita yumva imbaraga zo guhinga. Haleluya. Ibyo byose bisaba iki? Undi agahita yumva imbaraga zo kubaka. Abayede n'abafundi naho basaba iki? Imbaraga. Haleluya. Hari uhita yumva hakenewe n'imbaraga z'iki yemwe? Zo mu mufuka. Nazo ziba zigize ute? Ziba zikenewe. Haleluya. Hari uwumva rero imbaraga zikenewe yenda ari iz'amagambo. Buri umunwa nawe ujya ugira imbaraga. Haleluya. Yewe uwavuga imbaraga, hari n'imbaraga z'amategeko. Twese haleluya. Imbaraga z'iki? Z'amategeko. Cyagiye abantu bakoze ibyaha wababwira ati ribira kubona, kubera gutinya imbaraga z'amategeko akihutira gukiranuka kugira ngo imbaraga z'amategeko zitamugeraho. Si izo mbaraga nshaka kuvuga uyu munsi wa none. Ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Ntabwo ari imbaraga zo kurwana nshaka kuvuga, kuko Goliyati yari umugabo munini cyane, yari afite imbaraga zihagije, yari yarakoze imyitozo ifatika. Ariko Dawidi wari ufite imbaraga zitwa iz'umwuka wera, ngo nuko ngo afate umuhumetso rimwe gusa Goliyati abagize gute? Niyo mpamvu nshaka kuvuga imbaraga z'iki yemwe? Z'umwuka wera. Haleluya. Imbaraga z'Imana. Haleluya. Mu rugendo rw'imbaraga z'Imana tujya tugira inkomyi nyinshi cyane, tujya tugira ibisitaza byinshi cyane, tujya tugira ibigeragezo byinshi cyane. Iyo amasezerano yatinze gusohora, abantu bava mu mbaraga. Haleluya. Iyo abantu baririmba batari mu mwuka, ntabwo imbaraga zishobora kubagaragaraho. Iyo abanyamasengesho batari mu mwuka, ntabwo imbaraga zishobora kuboneka mu ruhande rwabo. Iyo urugo rutari mu imbaraga z'umwuka wera, never, ntabwo bishoboka. Haleluya.
ndagira ngo mvuge imbaraga z'umwuka wera bene data. Imbaraga z'umwuka wera umuntu uzifite aba afite ikintu bita ubutware, aba afite ikintu bita ubushobozi, aba afite ikintu bita gukora, aba afite icyo bita kunesha, aba afite intsinzi, aba afite ibendera muri we. Haleluya! aba ameze nk'umusirikari wivuga imbere ya shebuja, ari nta kimwaro na kimwe afite. Haleluya! Murindi nawe yuzuye umwuka aririmba ngo nyamara nta soni nkifite keretse ibyaha byanjye, ubu nta kindi nsigaye nirata. Haleluya! nirata Yesu gusa n'uwo musaraba we. wicika intege, witinya, komera, komeza. Haleluya! gusenga no gukora umurimo w'ikiyemwe w'Imana. Haleluya! komeza ugira ibyiringiro mu gihe cyose ubona ibikuraniza byari byaje. ibiduca imbaraga ntago bizabura. ijambo ryarambwiye hariya muri Zaburi ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, bitaba byinshi se uwo mwadikiranyije si ugushozaho urubanza, uwo mwavukanye si ugutererana, uwo wari wiringiye si ugusiga mu kibazo, uwo mwasezeranye si we wisubiraho ku byo mwasezeranye. ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ngo ariko Uwiteka we amutabara muri byose. ntabwo areba ko wakoze icyaha, ntabwo areba ko bagusuzuguye, ntabwo areba ko bagutereranye, ntabwo areba ko usigaye uri nyakamwe, ntabwo areba ko byanze, ntabwo areba ko isi yakuvanyeho amaboko. Haleluya! ngo ahubwo wagutabara hehe yemwe muri byose. ijambo riratubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. umwuka wera azatumanukira ryari? umwuka wera yamanutse kuri finali. burya intumwa zagendanaga na Yesu zirya amafi, zirya imitsima, zambuka zigendera hejuru y'amazi, ndetse zibona imirimo n'ibitangaza byinshi, abarwayi bakira, impumyi zihumuka, ibipfamatwi byumva. Haleluya! abapfuye bazuka. ariko ntabwo bari bazi umwuka wera icyo ari cyo. birashoboka ko umuririmbyi yaririmba umwaka, imyaka 2, 3, 5 ariko atazi umwuka wera ni iki. birashoboka ko umukristo yabatizwa, yakwitwa umukristo ariko atazi imbaraga z'umwuka wera ni iki. Haleluya! haleluya! imbaraga z'umwuka wera ni ukwizera. imbaraga z'umwuka wera ni ukwiringira. imbaraga z'umwuka wera ni ubushobozi tudahabwa n'uyu mubiri, ahubwo duhabwa n'Imana iri mu ijuru. imbaraga z'umwuka wera ni ibendera ryitwa ubutsinzi. abari biteze kumwara kwawe ntibakubone, abari biteze gukorwa n'isoni kwawe ntibakubone, kuko intumwa nazo zari zitegereje ngo zimwarwe, maze ngo zimware Yesu amaze kuzikurwaho. ariko Yesu aravuga ngo igihe tuzaba tutari kumwe, ndabizi ko muzankenera, ndabizi ko muzanyifuza, ndabizi ko muzankumbura. Haleluya! ariko reka mboherereze umufasha uzansimbura, uzabana namwe ibihe byose. azabana namwe mwaburaye, azabana namwe mwambaye ubusa, azabana namwe babatutse, azabana namwe babashinyaguriye, azabana namwe akazi byanze, azabana namwe mwarumbije, azabana namwe mwejeje. nimumutabaza azabatabara. Haleluya! haleluya! izi mbaraga z'umwuka wera zikuzeho uyu munsi wa none. izi mbaraga z'umwuka wera zigukoreho. izi mbaraga z'umwuka wera zihindura ubuzima bwawe. izi mbaraga z'umwuka wera zinaniza Satani n'ingabo ze. izi mbaraga z'umwuka wera zigukingurira amarembo winjire, wakire, ndetse wongere wicare mu masezerano yawe no mu migisha yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! reka dusimbukire ahangaha muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice 25 ku murongo wa 29 havuga ngo iki? Samweli wa mbere 25 29. nubwo abantu bahakurikiye
nubwo abantu bagukurikiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekura nk'uburi mu muhumetso. Imana itugirire neza cyane. Iyo utekereza kujya mu mwuka, Satani akakwibutsa aho waraye kutakiranutse. Iyo utekereje kunezererwa Imana, Satani akakwibutsa aho wiriwe ejo bundi ntiwakiranutse. Iyo utekereje kujya mu mwuka, Satani akakwibutsa ya nzigo iri mu mutima wawe. Ako kanya imbaraga zihita zibura, ubundi ugahita ucogora hasi mu mwuka, ukagira gute? Ukavayo. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo nkuzanire ijambo ry'imbaraga rikubwira ngo humura, wemere Kristo akubabarire kuko yazanye imbabazi ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire witinya intambara n'ingorane wari urimo gucamo, kuko Kristo azanye ubutabazi ku buzima bwawe. Ntabwo ubuzima bwawe bukiri ku ruhande, ntabwo uyu munsi ukiri nyamwigendaho, ntabwo ukiri wa wundi wa kera bari bazi, ntabwo ari ibizaza utegereje, ahubwo uhereye umunsi wa none ubuzima bwawe, ubugingo bwawe buhambiranywe na Kristo. Haleluya. Tuzabana nawe Mwami Imana, abana nawe Mwami Imana, mu birori byiza wateguye Yesu we. Zana nawe Mwami Imana, tuzabana we, tuzabana nawe Mwami Imana, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe Mwami Imana. Haleluya. Buriya urabona, mureke mbahereza urugero. Urabona iyo umuntu ari nta mbaraga z'umufuka afite, ukabona umuntu nta mbaraga z'umuryango afite, ukabona umuntu nta mbaraga z'akarimo afite, uwo muntu buri wese amucaho akigendera. Ariko yo bazi, haleluya, ariko yo bazi ko mu mezi 3 ushobora guhura n'umugisha, cyangwa mu kwezi hari icyo Imana yakora, cyangwa se no mu mwaka hari icyo yahindura. Perezida, nongeye kukubona, ndakwishimiye cyane, none amakuru aje kugusuhuza indamutso zitwa iz'uburyarya, aje kugusuhuza insuhuzo zitwa iz'amanyanga, kugira ngo ejo utazamureba nabi agakopera kaguhembye, kugira ngo ejo uzamurebe byamucanze. Reba neza niba inshuti muri kumwe ziri mu mwuka wera, reba neza niba abavandimwe muri kujyana bari mu Mana. Haleluya. Ngo nuko abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubuzima bwawe nyagasani. Abakuroga ntago bazabura, abakuburanya ntago bazananirwa, abaguca intege ntago bazavaho, ariko nuba mu mwuka, haleluya, ngo uzahabwa imbaraga. Uzahabwa imbaraga zo kubamenya, uzahabwa imbaraga zo kubahishura, uzahabwa imbaraga zo, haleluya, ariko uzahabwa imbaraga. Umwuka wera nakumanukira uzagira guhishurirwa, uzagira imbaraga z'ubwenge. Haleluya. Hariya muri Luka igice kimwe ku murongo wa 8 haranditswe amagambo avuga ngo uwo mwana arakura. Haleluya. Nubwo yababajwe arakura, nubwo bamututse arakura, nubwo bamurwanya arakura,
nubwo yari yahombye arakura, nubwo igishoro cyari cyarangiye arakura, nubwo akiri umupangayi arakura, nubwo n'akazi kari kahagaze arakura, nubwo urugo Satani yari yarurwanyije, ariko uwo mwana agira ute yemwe? Arakura, mwagwiza imbaraga z'umutima, kugeza ubwo yerekewe mu iki yemwe? Abayisiraheli, kugeza ubwo yabonye amasezerano ye, kugeza ubwo yabonye ibisubizo bye, kugeza ubwo yabonye Imana, kugeza ubwo yabonye intsinzi, kugeza ubwo abamusebyaga, kugeza ubwo abamusebyaga, kugeza ubwo abamurwanyaga bagarutse bavuga ati sariyuti 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 mwanangu. Natwe dukuye amasari kubera ko Imana wasenze turayibonye. Bazakugarukira, ntago uzabagarukira, kuko nta nikosa wabakoreye. Bazakugarukira kuko nta n'umugambi mubi wigeze ubagambiriraho. Bazakugarukira. Imana irambwiye mbabwire ngo igaruye ibintu byanyu byari byaranyazwe. Hari icyo Umwuka Wera arimo akingura ku buzima bwanjye, ni ijambo rishya Imana ihaye wowe. Haleluya. Imana igaruye imigisha yawe yari yaranyazwe. Yitegereje ukwezi kwa kabiri, Imana ikugiriye imbabazi, irangije irakubwira ngo uhambiranywe n'Uwiteka. Ariko urumva iryo jambo we, uhambiranywe n'Uwiteka. Nta muntu ubasha kukumatura hamwe n'Uwiteka kuko murahambiranye. Ukurwanya azaba arwanyije Imana, uzarwanya Imana azaba akurwanyije. Wamaze kuba umwe n'Imana, wamaze kuba umwe na Kristo, ntago uri isambu bahiramo ibyatsi uko bashatse. Ntabwo ari wewe nsina ngufi icibwaho amakoma. Buri wese aza runaka, undi aza nanjye namubonye, undi aza abyiniza ashaka. Oya, ngo uhambiranywe n'Uwiteka, niko ijambo rivuze. Haleluya. None umuntu uhambiranywe n'Uwiteka bamuvuga uko bashaka, bamurwanya uko bashaka. Byumvikana ko niba uhambiranywe n'Uwiteka, urugo rwawe ruhambiranywe nande? N'Uwiteka. None abantu bazaza kurusenya uko bishake, barabishobora? Baretse kwiteranya n'Imana, ko wavuganye n'Imana kera. Haleluya. Uyu munsi bari kuvuga, ariko bari kuvuga Imana yaravuze, kandi Imana ntabwo yisubiraho. Mureke mbabwire agatekerezo kamwe. Buri abantu basenga bajya bagira ingorane nyinshi cyane. Umugore umwe yigeze anzaho, arambwira ati Pastor Ezekiel, ndakwinginze mbabarira, nkuziho imbaraga z'Imana, nkuziho ibitangaza by'Imana, kandi byashoboka ngenda byizeye, mfasha gusenga. Mfite umwana umwe nabyaye ku ruhande, mfite n'undi nawe nabyaye ku ruhande. Umugabo wa mbere ntibigishobotse ko tubana, ariko ndifuza ko uyu mugabo twabyaranye bwa kabiri byibuze tubana, kuko kuvanga abana ndabona bitakinshobokeye. Haleluya. Ariko ndamubwira ati ese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Arambwira ngo namwizeye kera, njye navukiye mu bakristo, mama yabaye diakoni imyaka irenga 30, n'uyu munsi kandi aracyariho amavuta y'ikiyemwe y'ubudiakonesi. Ndamubwira ariko wavanze amasezerano kandi wasubiye inyuma. Arambwira ati none niki nakora? Ndamubwira apfukama hasi dusenge. Turasenga Imana, turasenga Imana. Ndamubwira ko mbona uyu mugabo afite undi mugore, nawe ati yego ariko ntibabana. Make ni umugabo yaragiye ashaka umugore wa mbere, ntibabana kandi barabyarana. Aragenda ashaka uwa kabiri, barabyarana ntibabana. Make yongera asubira kuba bebe. Murimo kunkurikirana? Noneho umumama ndamubwira birashoboka. Bigira gute? Ariko bishobokera uwizeye, bishobokera uwasenze, bishobokera uwiyirije ubusa, bishobokera umuntu uri kumwe n'Imana. Haleluya. Yari afite imihigo yahize,
icyo cyifuzo yagihaye abapasitori benshi cyane, abanyamasengesho benshi cyane. Arambwira ati nawe ndakiguhaye. Ndamubwira dusenge. Haleluya. Ndamubwira tugira ute yemwe dusenge. Amasengesho aya y'iminsi 2. Imana irangije iravuga ngo ngize gute yemwe, ndagutabaye kandi uyu mugabo ndamuguhaye. Ndamuguhaye musezerane, ndamuguhaye mubane ubuzima bugize gute busigaye. Umugore ndamubwira ati icyifuzo cyawe Imana yacyumvishe kandi yagize ute yagisubije. Ati ntabwo byumvikana, ntabwo bibaho, sinzi ko byakunda. Ndamubwira Imana yavuze ntiyivuguruza kandi uyirinda isezerano ryayo kugeza risohoye, ryanasohora igakomeza ikaryuhira imyaka n'imyaka, ibihe n'iki n'ibihe. Mwumve none akaga naje guhura nako. Mbo haciyemo amezi 3. Umugabo araza aravuga ati burya rero mfashe icyemezo tugomba gusubirana. Aragenda agura ibikoresho byo mu nzu, maka ibintu byose baradevelopa, ibyakera barajugunya. Mu mezi 4 barabana ndetse naragenda arakwa. Agira ute yemwe? Imana yaje mu ruhande rwawe, imbaraga z'umwuka wera zageze mu ruhande rwawe, ntabwo ubuzima buba nk'ubwa kera, ahubwo buza ari bushya. Iyo buje ari bushya n'amakosa yabonetsemo arakosorwa. Haleluya. Agira ute yemwe? Imana imusubije nta nkwano yasabaga, ariko Yesu yabonye ko zikeneye inkwano ziraboneka makeya. Kobwa wanjye Yakobo amafaranga ari muri miliyoni nka 15 z'amanyarwanda. Haleluya. Imana yagukoreye igitangaza ntabwo bisaba ko wize. Urimo kunyumva? Ntabwo bisaba ko wagize ute ko wize, nta nubwo bisaba kutize, kuko ntabwo iby'Imana biribwa n'injiji cyangwa n'abatize gusa cyangwa n'abize. Ntabwo bireba ko uri umukire cyangwa uri umukene, nta nubwo bireba ko uri umukene cyangwa uri umukire, ahubwo isaha y'Imana igeze, Imana iraguteturura. Ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose, haleluya, mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka gusa Imana igira gute? Umumama urwo rugendo twagendanye dusenga amezi 6 yashize, umugore yamaze kuhura n'umugabo we, kandi ukwezi kwa 7 kwageze babanye banamukoye. Wazamuriye Imana icyubahiro ariko. Bwira mugenzi wawe ngo haracyari ibyiringiro. Bwira mugenzi wawe ngo haracyari ugukora kw'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo Imana yagutunguza icyo utatekerezaga ikagisohoza. Birashoboka ko wari uri hano urugo rwawe rwarasenyutse, birashoboka ko wari uri hano ubona hepfo no haraguru byaranze, ariko humura, haracyari ugukora kw'Imana. Mwumve rero akaga kaje kubaho. Wa mugore mukuru baramubwiye ati umuntu wamusengeye ni runaka. Umuntu wamusengeye ninde? Ni runaka. Akira nimero ye. Mbangiye kuba kande yemwe aka Yakobo. Yakobo oyada aka Yesaya ahubwo, kuko Esawu niwe agombye kubona iki? Umugisha. Yakobo yagombye kuzarya imigisha yuko akurikirana na Esawu, ariko siko byagenze. Umugore ati umugabo wanjye yitwa runaka. Umugore mutoya ndi kumva amakuru ko basubiranye. None rwose muntu w'Imana mfasha gusenga, ko namaze guhanura ndasubira ku buhanuzi. Imana ibyo yantegetse ko ari byo navuze, noneho ngiye kwiyobora nawe mpanura ibye. Ngira umugore se basi washobora gusenga? Ati nabishobora. Namubwira none ko mbona ufite gushidikanya, ko mbona uhagaze mu nzira ebyiri,
rimwe yibereye mu gacupa yabaga yakagezeho ewana akawumanuka chini kabisa. Haleluya. Ubundi niba ari ukuguruka akaguruka, niba ari ukuryama akaryama, niba ari ugushanyuka agashanyuka, ntacyo bitwaye. Ndamubwira n'ubundi ufite amatwara ameze gutyo ntago umugabo mushobora kubana. Ndamubwira senga, haracyari amahirwe yo gukora kw'Imana. Umugabo we yamaze kubona umugore, ariko abagabo haracyari 7,000. naho ubona amahitamo yawe yihariye, ariko Imana niyo izi umugisha wawe. naho ubona ibihe byanze, ariko Imana niyo mutabazi wawe. Haleluya, haleluya. Nawe ko imbaraga z'umwuka wera zari zagabanyutse, abana babonaga bari kwiga nta gutsinda, mu rugo wabonaga utabanye neza n'umugore wawe, yenda wabonaga bitameze neza n'umugabo wawe. Birashoboka ko wabonaga inzira ucamo hari ibikugoye byinshi birimo. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Yesu arashaka kukubabarira, Yesu arashaka kukugirira neza, Yesu arashaka kugusubiza imigisha yawe yari yaranyazwe, yari yaratakajwe, kuko uhambiranywe n'Uwiteka Imana ishoboye byose. Ntabizongera kugutsinda, ntabizongera kuguca intege, ntabizongera kugushavuza, ntabizongera kukuriza, ntabizongera haleluya kukuvana mu mwuka, kuko uhambiranywe na Kristo. Nta ndwara izagushobora. Uyu mwaka uzawurya nk'abarya umutsima. Uyu mwaka uzawambuka ugera no mu mwaka utaha. Aya mezi uzayanyuramo ukomeye kandi rwose umeze neza. Aya mezi uzayanyuramo utsinda. Aya mezi uzayanyura muri gusubizwa. Aya mezi ugiye kuyanyura muri gushima, kuko uhambiranywe na Kristo. Mwemerere gusa uwo mutwaro wari wikoreye awuguture, maze wiruhukire. Abarimbuye mwemerere ababohore, maze ugende ubohotse mu izina rya Yesu. Emera wari ufite intege nkeya, Yesu aza kuzuriza imbaraga kugira ngo utambuke ukomeye kandi ukomeje rwose. Abandi barejeje, weho wararumbaguje. Abandi barahembwa, ariko weho ntiwahembwa. Abandi barashimwe, weho ntabwo urakira ishimwe ryawe. Abandi urabona babonye uko babaho, weho nturakira imibereho. Haguruka dusenga Imana, kuko nawe ugiye kwakira inkomezi z'Imana. Haguruka dusenga Imana, kuko ugiye kwakira imbaraga zidasanzwe. Haguruka dusenga Imana, kuko ugiye gukandagira ibyakubuzaga gukandagira. Ugiye kugendera hejuru y'ibigeragezo byakugeragezaga. Ugiye gutambuka, haleluya, utambuke wemye. Yesu ni umukozi w'umuhanga, Yesu arashoboye, Yesu arabohora. Amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu arahambaye. Umwuka wera gusigira ibidasanzwe, uyu mwuka wera kubohore, uyu mwuka wera agiye kubaka urugo rwawe, uyu mwuka wera agiye kugukomeza. Namara kugukomeza agiye kugukoresha iby'ubutwari. Uyu mwuka wera mwakire, uyu mwuka wera mwakire, kuko azanye imbabazi ku buzima bwawe. Uyu mwuka wera mwakire, kuko azanye ibidasanzwe kuri wowe. Dusenga Imana. Mana data wa twese, uri Jehova kandi uri igitare, uri umurengezi. Twarakubonye, twakubonye ababisha batugose, twakubonye ab'isi batwanze, twakubonye famiye zatuvuyeho, ariko twibutse urukundo rwawe. Twakiye imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga zizabana natwe, imbaraga zizagendana natwe, imbaraga zizatugenda imbere, imbaraga zizadushoboza, imbaraga zizadutsindishiriza. Imbaraga turazakiriye abamama, imbaraga turazakiriye abagabo, abana bato imbaraga turazakiriye, abaririmbyi bakiriye imbaraga, abanyamasengesho twakiriye imbaraga, twese twakiriye imbaraga. Zopelento dese tolanke boneze stide Pasherento ezene volento side zenkele traivevo eze volanke bonebe se saravevo ankerie. Hallelujah, hallelujah,
haleluya haleluya. wowe wakira igitangaza cy'Imana, tera haleluya. ozo pelento de sesela vevo. wewe wakiriye gutsindishirizwa n'iyera, vuga ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. nakiriye mu izina rya Yesu. wewe Imana yubakiye urugo ikabigukomeje nabwo ikarukomeza, vuga ngo nakiriye iyo ntsinzi mu izina rya Yesu Kristo. nakiriye iyo ntsinzi mu izina rya Yesu. ongera wature muri ayo mugisha intambuko zawe, ihaye umugisha urubyaro rwawe, ihaye umugisha akazi kawe, ihaye umugisha amatungo yawe, ihaye umugisha ndetse n'urugo rwawe, n'abazarugeramo bazabona umugisha, kuko ari isezerano Imana iguhaye. amen. urakoze kuri byose, urakoze kubwo kuturengera no kubw'ijambo ryawe, ni mu izina ryawe Yesu urakoze. amen amen amen.